muri uyu mugoroba nshimishijwe nuko ngiye kugusomera inama uyu muntu yahawe kugira ngo nawe ubwo waguye wongere ubyuke. Amen. Icyambere yaramurebye arangije aramubwira ngo kuva nagira iyerekwa mu kwezi kwa Kamena nongeye kwerekwa ko nta ntambwe wari uri gutera ijya mbere. Uyu muntu yari yaraparitse aho yarari atagitera intambwe n'imwe yo gusanga iki, yo gusanga Imana. Bishoboka ko hano twicaranye n'abantu baheruka gutera intambwe yo kwigomwa bakiga kubatizwa. Hano hari abantu badaheruka gutera intambwe yo gusanga Imana. Cyokoze batera intambwe zo gusanga gahunda, batera intambwe y'iterambere yo kubaka inzu hano muri Rubavu, ariko ukaba Imana ikumbuye agatambwe kawe kamwe ko kuyitera uyisanga. Uko umuntu agenda asubira inyuma, uko umuntu agenda agwa, atangira gushakira umunezero aho Imana itawushyize. Amahoro wagombaga kubonera mu rusengero ukayashakishiriza mu kabari no mu matsinda y'ibimina mubanamo n'abandi bagore n'abandi bagabo. Umwanya wo gusenga uwusimbuza umwanya w'iminsi mikuru ibera mu ngo z'abandi, kugeza igihe uhinduka ishashi wazaza wumva ukabaka iby'Imana mu mutwe wawe ukabibura. Yakomeje amwandikira aramubwira ngo ntiwarebaga icyaha nk'ikintu kibi mu maso y'Imana. Satani arakugenderera icyaha ukabona ni ikintu cyoroshye. Umuntu yakubwira ati ibi bintu wakoze ni bibi, ukamubwira uti ntabwo ari njye njyenyine kandi Imana irabibona. Ubu muri no minsi hagezweho ikintu uganira n'umuntu ukamubwira ngo kwiba ni icyaha, hagahita akubwira ati se Musoni ubona tuzakira gute tutiba? Ubu wakora akazi utiba muso, ukazabona inzu, ukagura imodoka, ukishyura imisoro. Oya muso, erega n'Imana nayo irabibona situasiyo turimo. Ubu ibyaha byose twabyise iki? Amazina. Mperutse kuganira n'umwana w'umukobwa, arangije arambwira ati ubu rero ikibazo mfite ni kimwe. Ndamubaza ni iki? Ati abasore b'iki gihe ntimwakundana utamuhaye avance. Ese shawu nigira nk'umuntu utabizi avance ni iki? Ati nyine nta muntu ukigukunda mudasambanye. Atariko rero ubu noneho dufite ikibazo, urimo urasambana nawe aho kugira ngo agukunde cyane gahunda zigire hafi agahita kwanga. None abaka avance hano ntibahari? Barahari ntibahari? Ako kantu banza gasonnye nabi, ariko ako kantu banza gasonnye nabi rwose. Hari ukuntu umuntu avuga akantu ugahita wumva ko kabishye mu matwi. Ndashaka kubabaza, avance abazitanga n'abazirya ntibari hano? Icyo ni ikimenyetso cyo gusubira inyuma, gutangira koroshya icyaha. Nshuti zanjye, White yakomeje aganiriza uyu muntu, aramubwira ngo uyu muntu yari n'umugabo, aramubwira ngo abakobwa bafite ibitekerezo byoroshye kandi abo bakobwa nibo bakwereka ko bakwishimiye, nibo bagushimagiza kandi bagasa n'abishimira cyane kugendana nawe. Umuntu ni umugabo, imodoka yarimo arapakiramo abana b'abakobwa, wajya kuno ukabona nta n'umuhungu n'umwe urimo. Warangiza ukababaza se uriya muntu mugendana ninde? Ni tonto wacu hariya kuri farumasi se wagize akantu ngurira tonto, ahangaha kuri alimentation nta kantu twafata. Ugasanga arimo arabwira babahe bakobwa banjye bose ari nde? Ari tonto. Ubu hari abatonto barimo gutontaguza. Nihuta nerekera ku musozo, nawe itarangije agiye gusoza kwandikira uyu mugabo, aramubwira ngo wagiye wemezwa mu mutima ibihe byinshi. Umutima nama wawe wagiye wahuranywa kenshi, wagiye uhura n'ibintu byahuranye umutima wawe byibuze byatuma wihana. Wagiye ugira imigambi myinshi cyane kandi usezerana amasezerano menshi cyane. Hari igihe wabaga ugiye gukora impanuka, hari igihe wabaga ubona ugiye gupfa cyangwa ugiye kuburara, hari igihe wumvaga umutima nama wakubujije amahoro, hari igihe wabyukaga ugashaka ahazaza hawe ukahabura, hari igihe wajyaga urota ukarota abandi bagiye mu ijuru wasigaye, hari igihe wajyaga wicara ukishakisha mu bantu bazima ukibura, ugasezeranira Imana amasezerano yuko nikurinda uzayikorera, ugasezeranira Imana yuko niramuka iguciriye inzira ukagera mu by'agakiza aho uzaruhuka umutima uzayibera inkingi mu rusengero. Nawe ahita mwibutsa ibyo bintu,
arangije aramubwira ngo nyamara wakomeje kwitinza ntiwasanga Kristo kugira ngo uhabwe ubugingo. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbwire ngo kwitinza nicyo kintu kibi. Iyo umenye ko waguye, iyo utinze hasi, igihe kiragera ukazaza uhora wifuza ko n'abandi bagwa ngo bamere nkawe, ukicara uri mu kabari, warangiza ugahita uvuga uti ugiye kuririmba, naririmbaga baze kurusha iyawe sha, ushobora kuzagaruka nawe ukabona turazisangiye. Umuntu wese waguye iyo atinze hasi asigara yifuza ko n'abahagaze bagwa kugira ngo abantu batamureba wenyine. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Mbifurize isabato nziza. Ndashima Imana impaye ano mahirwe kandi kabingejeje hano. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nitwa MUSONI Flavien, ndi umwizera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ku Muhima, akaba ariho ntegereje kugaruka kwa Yesu. Ntago ari ubwa mbere ngeze hano, ariko ndashima Imana. Iminota rero mfite ni iminota mike, munyemerere wenda ibindi twazabishakira umwanya. Ariko muri uyu mwanya nagira ngo ndebe abantu bafite Bibiliya, abantu bagize amahirwe yo kugendana Bibiliya zabo. Yego, Imana ibaha umugisha. Tugiye kwigana ikigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugwa ugahisha ibimenyetso. Kugwa ugahisha ibimenyetso. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abaririmbyi bamaze kukuririmbira yuko amavi yose ari wagomba gupfukamira. Turi mu buzima bugoye, kureba imbere ntibikibasha kuboneka, ariko ni wowe ushobora kujya imbere yacu ukatubera amaso. Uyu munsi wa none ni wowe wagiye utubyutsa ukoresheje ijambo ryawe n'amasezerano yawe, ariko Satani aracyaca hirya no hino mu buryo tutazi, akagusha abana bawe mu ntege nkeya. Kubw'ibyo rero uyu mugoroba twese turemeranya n'ijambo ryawe ko twacitse intege, turemeranya n'ibihamya by'ijambo ryawe yuko twaryamye, ariko ikiganza cyawe gihora cyiteguye ushaka kubyuka ngo kimubyutse. Ngwino tubyutse, kandi Mwami Uwiteka, ubwo tugiye kwigira ijambo ryawe utubashishe gusingira icyo watugeneye muri uyu mugoroba, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kugwa ugahisha ibimenyetso. Nakunze kwitegereza umuntu iyo aguye. Umuntu iyo aguye arahaguruka akabanza akihanagura ivumbi. Aho umubwiye ukamubwira uti n'ahangaha hagiyemo ibitaka, ujya kubona ukabona arakubise n'ubwo atahareba. Ni ukubera icyo abikora? Ni ukugira ngo ahishe ibimenyetso. Arahaguruka akanagenda akakubwira ati ubundi njye ntabwo njya mpfa kugwa nk'imbwa zibonetse zose. Ariko iyo akubajije ngo abantu bamubonye, ukamubwira uti bamubonye, bivuze ngo iki rero? Buriya kugwa habamo n'ikibazo cyo gutinya amaso y'iki y'abantu. Muri uyu mwanya nagira ngo tuganire ku bantu babiri. Umuntu wa mbere tugiye kuganiraho ni umuntu witwa Balamu. Balamu tumusoma mu gitabo cyo kubara igice cya 23, igice cya 24, ariko tukabona umusaruro wo kugwa kwe mu gice cya 25 cyo kubara. Ariko Balamu igihe cyaje kugera atangira gutera umugongo Imana gake gake. Aho yahuriraga n'Imana ntiyaba akiyibona. Uko umuntu agenda atandukana n'Imana, uko umuntu agenda abura aho yajyaga ahurira n'Imana, ubuzima busanzwe burushaho kumuganza cyane. Atangira kubona nawe afite ibibazo bimuzengurutse by'ubukene, atangira kubona nawe akeneye amafaranga yo gukemura ibintu byinshi. Balamu kubeshwaho n'Imana abisohokamo, atangira kugira impungenge z'uburyo azabaho. Muri iyo minsi rero bimeze gutyo, gusenga ntabwo byari bikizamuka. Yatangiye kuzaza yiyegeranya n'abantu badahuje imyizerere n'imyumvire, byaje kurangira atakaje Imana.
ariko amaze gutakaza Imana aravuga ati rero kuko abansuhuza kubera ko ndi umuhanuzi, abansuye bakansura kubera ko ndi umuhanuzi, abagize serivisi bampa bakayima kubera ko ndi umuhanuzi, ndabizi neza yuko umutimanama wanjye utagikorana n'Imana. Ariko nindamuka nemeye yuko naguye, serivisi nabonaga n'icyizere nari mfitiwe kizagira gute? Kizatakara. Balamu afata umwanzuro yuko nubwo yaguye azaguma kwereka abantu yuko atagize gute? Ataguye. Ngaho ahantu turi nta muntu ushaka kugwa ngo bigaragare, kugira ngo ahabwe serivisi, kugira ngo nawe agire izo atanga, kugira ngo abone abamuhobera. Ubu se wagura umukobwa ukabitangaza ukazabona umugabo, ubu wagwa uri umucuruzi bakazongera kuza kurangura iwawe. Ubu abantu barimo baragwa muri tekinike. Uretse Imana yonyine imenya ibimenyetso byo kugwa k'umuntu, ubundi abantu nta nubwo babimenya. Balamu nimureba neza, igihe Baraki yateguraga abantu baza gusura Balamu, igice cya 22 kubara, Abisirayeli barahaguruka bamba amahema mu kibaya cy'i Mowabu kinini hakurya ya Yorodani hateganye n'i Yeriko. Baraki mwene Sipori amenya ibyo Abisirayeli bagiriye Abamori byose. Abamowabu batinyishwa n'ubwo bwoko cyane. Ikintu gitangaje, umwami yashatse umuntu yacaho kugira ngo avume Abisirayeli. Umukandida mwiza abande, umukandida mwiza yabaye umuntu wigeze gucamo mu kanwa ke guha ubwoko bw'Imana umugisha. Niwe ushobora kuba igikoresho cyiza cyo kuvuma ubwoko bw'Imana. Mu magambo make, umuntu wigeze ahagarara mu byo kwizera, iyo asubiye inyuma ahinduka umukandida wo kurwanya Imana n'itorero ryayo. Biriho ntago biriho. Barangije, Bibiliya iratangaje, umurongo wa 7, abakuru b'i Mowabu n'ab'i Midiyani bagenda bafite ingemu. Bibiliya zanyu niko zanditse. Nshaka kubabaza, ingemu bari bafite, hari aho batubwiye yuko uyu mugabo yari arwaye, ariko ngo baramurebye bamusomamo inzara. Ubu isi igiye kungukira ku nyota y'amafaranga dufite. Isi igiye kungukira ku nyota y'icyubahiro dufite. Ubu isi igiye kuzazi kureba bamenye inzara ufite n'icyuho cyayo, uhinduka icyanzu cyo gucamo kugira ngo Satani atere Imana, atere itorero, atere ijambo ry'Imana. Mfite ubwoba bw'iyi nzara. Dufite inzara y'amafaranga, uraguriza umuntu amafaranga ntayakwishyure. Dufite inzara y'icyubahiro, umuntu uramubwira uti uyu mwaka aba wicaye, wari umukuru w'itorero, yobora ishuri ryo ku isabato. Munciye amazi, ntago muzi icyo ndi cyo, sinzanagaruka n'ahandi bahora bankeneye. Kazaza umubona yakije imodoka yapakiyemo abana n'umugore abajyanye ahandi, mutazamuca iki? Amazi. Satani azaca muri iyo nyota, inyota yo kumenyekana, yaba ababwiriza, yaba abapasitoro, yaba abaririmbyi. Inyota yo kumenyekana, Abamidiyani bazayiprofita bateza akajagari muri uru rugabano turimo. Turagushaka ngo uze kuri radio, uze kuza kuri televiziyo nimugoroba ugire utuntu uvuga. Nanjye nje kwitara babireba ndahatwika hashya. Hari igihe uzahatwika nawe ushya. Ufite ikihe cyuho abapagani bagusomamo? Nicyo kintu ndimo kukubaza. Balamu rero bageze iwe bamubwiye ibintu bazamuhemba n'inyungu azakuramo. Baramubwira bati rero twari tukuzaniye ubutumwa, ariko arangije Balamu arababwira ati ibintu Imana itavuze sinshobora kubyemera. Imana nimbwira kutajyana namwe sinjyana namwe. Barangije bamujyana ku ruhande batariko boss yari yatwemereye ibintu azaguha nuramuka umuhaye serivisi. Yumvise ko bya bintu bizavamo akantu, akubita ku bukene n'ibibazo yari afite muri iyo minsi. Arangije ahita ababwira ngo muguma ahangaha mbanze ngire gute? Mbanze nsenge. Kubw'ibyo rero agiye gusengera ikintu Imana yavuze ngo hoya, agiye kugisengera ngo gihinduke iki? Yego.
uzi iyo umuhungu maze kumubwira yuko uri umukobwa w'umudivanistikazi, ijambo ry'Imana ritakwemerera kuzashakana n'abantu mutizera kimwe, umusore akakongorera ati muri telefone nari mfitemo amafaranga yo kukugurira imodoka. Umukobwa ahita atangira ati ngiye gusenga, umubi ni papa ngiye gusenga ariko wowe humura bizacamo. Ubu rero turaregetse ku buryo umuntu wese udushaka biramusaba ikintu kimwe, biramusaba kwiga inzara dufite. Balamu yari yaraguye aragenda, Imana imwemerera kugenda, agezeyo ashaka kuvuma Abisiraheli, ndetse bamushyize ku misozi 3 kugira ngo uko yabonaga ibintu bihinduke. Isi izaza itujyana mu nzego zitandukanye kugira ngo turebe ibintu mu buryo bunyuranye nuko twabirebaga. Ariko byarangiye atanze inama ngo agiye kuhava, serivisi yari yayitanze kuvuma Abisiraheli byanze, ariko arangije abwira Baraki atumva rero ntabwo naba ndahangaha, uyu mubano twagiranye ugomba gukomeza. Hari ibanga rimwe nagira nkubwire kuri bariya bantu iyo ugize amahirwe ukabatandukanya n'Imana yabo gusa, amategeko bafite nta kintu aba kimaze. Iyo batandukanye n'Imana, amateka bari barubatse wabacamo ukagusha abaruta abo yagize gute yahagaritse. Balamu amaze gutanga amateka y'uburyo Abisiraheli bagwa, igice cya 25, Abisiraheli bagumisha Itimu, abantu batangira gusambana n'Abamowabukazi kuko bararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'Imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'Imana zabo. Abisiraheli bifatanya na Bali Peori bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati teranya abatware b'abantu bose umanika abakoze ibyo byaha imbere y'Uwiteka ku zuba. Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi kigaragaza yuko Balamu akimara kuva hariya hantu yari yaramaze kwinjirwa n'umwuka mubi, n'ubundi yari yaraguye, ariko yarageze kuri etape ya nyuma. Icyo yakoze, yarakomeje yigira umuhanuzi, arakomeza yigira umuntu utanga inama n'ibitekerezo. Buriya nagira ngo mbabwire, umuntu aragwa akagumana ijambo ku ruhimbi ntumenye ko yaguye. Umuntu aragwa akagumana urukundo rwo kwisanzura ku bantu ukabona yabatumiye mwariye. Umuntu aragwa agakomeza kwerekana ibimenyetso ko Imana kiyikunze kandi yarayanze urunuka. Balamu rero bamaze kutamenya ibye, yaratangira ababwira atari ku bundi ubu tuzaguma hano mpaka ryari? Kuki tutagenda ngo tujye kureba igihugu tuzajyamo, turebe n'abantu bagituye? Abantu batangira kugira amatsiko. Arangije arabwira ati ariko hari ibirori numvise bizabayo, muzareke tugende tujyane murebe ibirori byabo tumenye ibintu. Ubundi rero buriya umuntu utatembere ntamenye iyo bugize gute, ntamenye uko ahandi hameze. Nigeze kumva umuntu arimo kunganiriza, arambwira ati rero nararebye nsanga ibi bintu by'ubukirisitu bizangira inzanga. Inzanga murumva icyo ari cyo? Inzanga n'umuntu udatekereza. Ati umuntu umwe arambwira ngo hari ahantu i Kigali barara babyina bambaye ubusa. Ndangije ngo ndavuga nti rwose nubwo imperuka igeze kure, ariko ikintu cyo kubyina abantu bambaye ubusa uretse gukabiriza, ibyo bintu bibaho koko? Biramutse bibaho isi yabigiye kurimbuka. Arangije arambwira ati nambaye urukoti, nambara ingofero ntazi ukuntu zimeze gutya. Arangije yambara urukoti, yari umuntu w'umugabo, yambara ipantaro y'ikoboyi n'ibintu by'ibisupuresi, arangije yambara n'ibirineti by'umukara, arangije aragenda arinjira. Abona uko babyina bambaye ubusa, arabibona byose. Arangije arambwira ati musoni we, ati sigeze kuremwa. Ubu Satani arimo aradushyiramo umwuka wo kugira amatsiko y'Abamidiyani. Hoya ntago bibaho. Rega tujye tugerageza, yego gusenga ntabwo ari ugufungirwa hano. Mureke tujye dusohoka natwe tureba w'isi igeze, ejo itazadusiga. Tugiye gusiga abantu kuri no duwane kubera amatsiko apfuye. Amatsiko apfuye yagushije Adamu na Eva. Amatsiko apfuye yagushije Abisirayeli bari kuri duwane. Amatsiko apfuye azarimbuza abantu benshi tugeze ku nkengero z'igihugu gihoraho.
ubu turimo kwinjira mu bintu bitanatureba kubera amatsiko. Balamu arangije amaze kubibabwira, ituru ya mbere yarayizamukanye, barangije baravuga bati rero ubu se harazagira umuntu utubwira ngo turi abapagani kandi umuhanuzi nawe twari tugize gute, twari kumwe. Ubu dufite ikibazo cy'uko nta cyaha na kimwe umuntu azongera gukora ngo abure umupasitori ugikora, nta cyaha na kimwe uzongera gukora ngo ubure umubwiriza ugikora, nta cyaha na kimwe uzakora ngo ubure umukuru w'itorero muziranye ugize gute, ugikora, nta cyaha na kimwe uzakora ngo ubure umuririmbyi ugikora, kugira ngo Satani ajya guhumuriza muri ibyo bibi. Umuntu muraganira ukamaze uti ibi nibi kubikora, madamu wa pastor uko nabimubonanye ntibafite ibitabo byinshi kurusha ibyo ufite, ukagana n'umuntu uti ibi bintu wakoze, ariko kuki mushyushya inkuru z'abandi? Umukuru w'itorero kanaka ntiyantanze mu itorero ntarimazemo igihe ko abikora se. Umuntu umwe baramubajije baramubaza bati se ni kera bari bafite ngo imyumvire yuko nta muntu uheka umwana mu ruhu rw'intama. Barangije baramaza bati none ubu wasaze kuhetse umwana mu ruhu rw'intama? Arangije arabareba arababwira ngo nyakwigendera ko yaruhetswemo yabaye iki? Ariko umuntu yaba ari nyakwigendera akaba akiriho? Abantu ni ba nyakwigendera. Muraganira n'umuntu agahita akubwira ngo nakanaka ngo ni umuririmbyi ngo ukomeye ngo arabikora, ukabaza abantu uti ko mwambaye ubusa. Hari korali y'abasitari nabonye kuri YouTube nayo irabikora kandi iremewe, nabonye abapasitori. Ibyo ni ibihamya. Abantu bose bajyanye na Balamu, bose nta gihamya na kimwe bari bafite kibajyana mu birori by'abapagani. Ariko bahageze barabanje bagira agatima ko gutinya. Uko bahatindaga gutinya bivaho, gutinya bimaze kuvaho barerura. Bamaze kwerura bakora ibyaha mu bujiji. Bamaze gukora ibyaha mu bujiji noneho baba batekinisiye mu byaha. Ujyana umuntu rimwe agiye kunywa inzoga akazinywa atitira atengurwa, ariko rero ibi bintu shahu njyanyemo Imana imbabarire pe. Ubwa kabiri arayikubita akavuga ati mpindi. Ubwa gatatu aricara akaguhamagara ngo muri Bibiliya yaranditse ngo jya unywa gake kubw'uburwayi. Yabaye umutekinisiye ntiyabaye we. Uko urimo kugenda utera intambwe werekera mu cyaha ni kugenda uhinduka umunyabwenge muri cyo. Nshuti zanjye, byarangiye Abisiraheli bapfuye, bapfa nabi, hapfuye abantu 23,000 byose bipfiriye kuri duwane. Impumuro y'i Kanani bayumvise, amatunda y'i Kanani bayarebesheje amaso. Hagati yabo ni Kanani hari harimo umugezi wonyine bari basigaje kwambuka. Dufite abantu bagiye kubura ijuru barirebesha amaso, impumuro y'ijuru batangiye kuyumva, bambara imbaraga zo kunezerwa no mu materaniro, ariko kubera ko umutima wabo batawuhaye Imana bari kure yayo. Urugamba ruza gukomera, baramuhamagara Balamu. Bari baramugize umuntu bazaza bifashisha no mu madosiye atamureba yandi. Iyo uhindutse ukajya mu biganza by'umupagani akujyana mu bintu bitakureba. Balamu, Abisiraheli baza kujya kurwana, basanga Balamu asigaye abana n'abagaba b'ingabo b'abapagani, ari we ushinzwe kubafasha mu bupfumu bwe kugira ngo barwane. Abisiraheli bararwana, bica abantu. Bamaze kwica abantu, kwa kundi bagenda bareba mu bantu baguye ku rugamba, Umwisiraheli umwe avumbura ko harimo umurambo wande wa Balamu. Balamu wigeze kuba mu ruhande rw'Imana, ubuzima bwe bwa nyuma yaguye mu ruhande rw'umwanzi. Sinkwifuriza yuko waba wararirimbye, waba warabwirije, warayoboye, warubatse, warabaye umuntu w'Imana ndetse ukagabana ku byera. Sinkwifuriza kuzagwa mu murongo w'abantu batakebwe. Ariko umuntu wa kabiri nababwiye tuganiraho, tujyane muri Bibiliya, minota yanjye hano ni mike. Igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 15. Sawuli yagize gutya, muramuzi, Imana imutoranya akurikiye inka z'iwabo zatakaye, niba ari indogobe.
Sawuli arangije ahura n'umuhanuzi, umuhanuzi amubwira ko Imana imutoranyije. Uyu Sawuli arangije araza, buri gihe Imana ikazaza imubwira gukora ikintu wakikorera ikindi. Igihe cyarageze aba umusitari, haratangira akazaza ashwana n'abatambyi, rimwe na rimwe ikintu cyaba kimurimo akarwana nacyo, kugeza igihe uyu mugabo witwa Sawuli yakoze amakosa akomeye. Samweli aramubwira ngo genda untegereze, ntihagire ikintu na kimwe kikubuza kuntegereza, kugira ngo nze kuza dutambe igitambo, Imana ikwerereze mu maso y'abantu bajye bakubaha. Buriya mwari muzi yuko kuba abantu bakubaha, kuba abantu bagutega amatwi, kuba abantu baguhanga amaso ntibayarebeshe hasi, haba harimo imbaraga z'Imana. Amen. Sawuli arangije ngo abona ibibazo byavutse, abona abaturage barimo baragenda bajya kumushiraho. Bagiye kumushiraho, isaha yo gutegereza yamunaniye, arangije ntiyari umutambyi, abwira abantu ngo nibazane ibintu atambe. Aratamba, amaze gutamba ako kanya Samweli abaraje amubwira ati nakubwiye ngo iki? Kuki wagiye gukora ibintu bitakureba? Wagombaga gutegereza. None rero ibi bintu urimo bitumye Imana irakara, kandi Imana ntizakomeza gukorana nawe. Kuva uwo munsi Sawuli yari amaze kugwa, kwiyemera, kutumvira inama z'Imana no gusuzugura ibivuye mu kanwa k'abantu b'Imana. Byarangiye Sawuli Imana imujugunye. Imaze kumujugunya ngo ariko kubera ko yari agifite Samweli, Sawuli yari agifite amahirwe yo kwihana, Imana ikongera ikamufata ikamwubahisha kugeza igihe azapfira Dawidi agafata ubwami. Ariko murebe ikintu gikomeye yakoze. Yaguye arabizi, yatandukanye n'Imana, yashwanye n'umuhanuzi w'Imana, ijambo ry'Imana yaze kuryumvira. Umurongo wa 30, duhere ku murongo wa 29. Samweli aramubwira ngo ibera Isiraheli amaboko ntibeshya kandi ntiyihana, kuko atari umuntu ngo yihane. Murongo wa 30, Sawuli aravuga ati naracumuye, ariko none ndakwinginze. Abafite Bibiliya handitse ngo icyari ahanura, simwe turi kumwe? Sawuli aravuga ati naracumuye, ariko none ndakwinginze unsabira Imana imbabazi nongere ngaruke mu biganza byayo. Nibyo bihanditse. Unyigisha uburyo nakwiriza ubusa no gusenga, kugira ngo ubwiza bw'Imana butamvaho. Nicyo yavuze. Ahubwo arangije aravuga ngo ndakwinginze unyubahirize imbere y'abatware b'abantu banjye n'imbere y'Abisiraheli, tugarukane kugira ngo nsenge Uwiteka Imana yawe. Ndagira ngo mbabaze, muri biriya bintu icyo yagombaga gukora cyihutirwa ni igiki? Hari ibintu bibiri biri hariya. Hari ukugarukira Imana ugasenga, hakaba no gukomerwa amashyi n'abantu. Yahisemo iki? nimwe mbaza. Kugwa naguye, ariko ntubyereka abantu. Wowe unyubahiriza imbere y'abantu, n'amakuru yanjye abantu ntibayamenye. Noneho abantu nibamara kunkomera amashyi babizi yuko nkiri kumwe n'Imana, kuko mpagararanye nawe, noneho ndagaruka nsenga Imana, nsenga Uwiteka Imana. Ngiki kibazo. Yagombaga guhagarika ibindi bintu byose, akabanza akiyunga n'Imana, kuko iyo yiyunga n'Imana niyo yari kumwunga n'ubwoko bwayo. Iki nicyo bita kugwa ugahisha iki? Ibimenyetso. Abantu bakomeze bakwite murokore, bakomeze bakubone neza, ugerageze. Ubu hari n'abantu baza gusenga bataje. Oya, reka ntirirwa ndyamye bakagira ngo naraguye, akirirwa hano ubundi asinzira, muri korari yazanyemo amatiku, mu nama y'itorero ari ukubacanga, n'ubundi ukabona ni umuntu waguye, ariko wakomeje guhisha ibimenyetso by'uko yaguye. Ibintu bikomeje gutya, igihe cyazagera abantu babatizwa vuba bakagira ngo kunywa inzoga biremewe, kubera umubare munini w'abantu barimo gusubira inyuma. Nshuti zanjye, nihuta, hari ikintu nasomye, n'amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya 2. Ibihamya by'itorero volume ya 2, igihamya cya 17. Elena White
yandikiye umuntu witwaga bamwise Pi. nawe yarazi izina rye, ariko mu gitabo bamwise Pi kubera ko abamukomokaho barahari. Ni uburyo bwiza bwo guhisha amakuru kugira ngo abamukomokaho bakomeje gusenga batazaza bagira igisebo cyo kumva umubyeyi wabo avuzwe mu mazina. Musaza wanjye nkunda Pi, igihe narindi mu mwaka ushize twakoze umurimo cyane kugira ngo tugufashe. Uyu muntu yari yaraguye ariko akomeza guhisha ibimenyetso. Imana irangije igenderera umuhanuzi wayo iramubwira ngo uriya muntu nubwo yatura amagambo meza, nubwo agaragarira abantu, yaraguye, amaze igihe yaraguye, mugenderera ugira icyo umugiraho inama kugira ngo atarimbuka. Muri uyu mugoroba nshimishijwe nuko ngiye kugusomera inama uyu muntu yahawe kugira ngo nawe ubwo waguye wongere ubyuke. Amen. Icyambere yaramurebye arangije aramubwira ngo kuva nagira iyerekwa mu kwezi kwa Kamena nongeye kwerekwa ko nta ntambwe wari uri gutera ijya mbere. Uyu muntu yari yaraparitse aho yarari atagitera intambwe n'imwe yo gusanga iki? Yo gusanga Imana. Bishoboka ko hano twicaranye n'abantu baheruka gutera intambwe yo kwigomwa bakiga kubatizwa. Hano hari abantu badaheruka gutera intambwe yo gusanga Imana. Cyokoze batera intambwe zo gusanga gahunda, batera intambwe y'iterambere yo kubaka inzu hano muri Rubavu, ariko ukaba Imana ikumbuye agatambwe kawe kamwe ko kuyitera uyisanga. Icya kabiri, ntabwo ukunda idini. Itorero niho twigira, niho Imana itwigishiriza, niho duhererwa ubuhamya, niho twicara tugatorezwa. Iyo umuntu rero yatangiye guhaga idini, kiba ari ikimenyetso cyo gusubira inyuma. Niyo mpamvu mwumva ku maradiyo n'amateleviziyo abantu bose musigaye muganira agahita akubwira ati rero wowe kanaka uri umunyedini, njye sinjya nkorana n'abantu b'abanyedini. Ugomba gushimishwa n'idini. Nubona idini ritakikunezeza ni ikimenyetso cyo gusubira inyuma. Ntabwo ukinezezwa n'idini. Wavuye ku Mana ureka no gukiranuka. Icyo ni icya gatatu. Washakishirije umunezero mu nzira mbi, mu binezeza byabuzanijwe. Uko umuntu agenda asubira inyuma, uko umuntu agenda agwa, atangira gushakira umunezero aho Imana itawushyize. Amahoro wagombaga kubonera mu rusengero ukayashakishiriza mu kabari no mu matsinda y'ibimina mubanamo n'abandi bagore n'abandi bagabo. Umwanya wo gusenga uwusimbuza umwanya w'iminsi mikuru ibera mu ngo z'abandi, kugeza igihe uhinduka ishashi wazaza wumva ukabakaba iby'Imana mu mutwe wawe ukabibura. Yakomeje amwandikira aramubwira ngo ntiwarebaga icyaha nk'ikintu kibi mu maso y'Imana. Satani arakugenderera icyaha ukabona ni ikintu cyoroshye. Umuntu yakubwira ati ibi bintu wakoze ni bibi, ukamubwira uti ntabwo ari njye njyenyine kandi Imana irabibona. Ubu muri no minsi hagezweho ikintu, uganira n'umuntu ukamubwira ngo kwiba ni icyaha, hagahita akubwira ati se Musoni ubona tuzakira gute tutiba? Ubu wakora akazi utiba muso, ukazabona inzu, ukagura imodoka, ukishyura imisoro. Oya muso, erega n'Imana nayo irabibona situasiyo turimo. Ubu ibyaha byose twabyise iki? Amazina. Mperutse kuganira n'umwana w'umukobwa, arangije arambwira ati ubu rero ikibazo mfite ni kimwe. Ndamubaza ni iki? Ati abasore b'iki gihe ntimwakundana utamuhaye avance. Ese shawu nigira nk'umuntu utabizi avance ni iki? Ati nyine nta muntu ukigukunda mudasambanye. Atariko rero ubu noneho dufite ikibazo, urimo urasambana nawe, aho kugira ngo agukunde cyane gahunda zigire hafi agahita kwanga. None abakavanse hano ntibahari? Barahari ntibahari? Ako kantu banza gasonnye nabi, ariko ako kantu banza gasonnye nabi rwose. Hari ukuntu umuntu avuga akantu ugahita wumva ko kabishye mu matwi. Ndashaka kubabaza, avance abazitanga n'abazirya ntibari hano? Icyo ni ikimenyetso cyo gusubira inyuma, gutangira koroshya icyaha. Nshuti zanjye,
White yakomeje aganiriza uyu muntu, aramubwira ngo uyu muntu yari n'umugabo, aramubwira ngo abakobwa bafite ibitekerezo byoroshye kandi abo bakobwa nibo bakwereka ko bakwishimiye, nibo bagushimagiza kandi bagasa n'abishimira cyane kugendana nawe. Umuntu ni umugabo, imodoka yarimo arapakiramo abana b'abakobwa, wajya kubona ukabona nta n'umuhungu n'umwe urimo. Warangiza ukababaza se uriya muntu mugendana ninde? Ni tonto wacu hariya kuri farumasi se wagize akantu ngurira tonto, ahangaha kuri alimentation nta kantu twafata. Ugasanga arimo arabwira babahe bakobwa banjye bose arinde ari tonto. Ubu hari abatonto barimo gutontaguza. Nta bagabo se muzi bafite amafaranga wabona n'abahari bapakira utwana tw'udukobwa n'utunyeshuri mu modoka, ukabona imodoka ye yabaye nkaho ari ambulance itwara abakobwa barwaye. Uyu mugabo yasubiye inyuma, yibagirwa n'urwego ariho, yibagirwa ko ari umugabo wubatse, atangira kuzaza aho ari iruhande rw'inkumi kugira ngo yumve ibyo zimushimira. Nawe yarakomeje aramwandikira, aramubwira ngo ntabwo wabaye umuntu uzigama ubutunzi nkuko wari ukwiriye kumera. Mu by'ukuri wanga ubugugu, ibyo ni byo, nyamara uragenda ugaheza indi nguni kandi imigenzereze yawe yaranzwe no kwaya. Iyo umuntu yasubiye inyuma rero, cyokoze Satani amukuramo ubugugu. Satani agukuramo ubugugu akaguha ikintu cyitwa kwaya. Icyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu yasubiye inyuma. Mu rusengero turabibutsa yuko raporo y'uku kwezi muzayitanga ku isabato itaha. Ukumva yongoreye umuntu, ariko aba bagabo birirwa badutuma amafaranga, bazi ko amafaranga yabuze. Ubu bazi ko mfite ikibazo cy'umwana ugomba kujya kwiga, kandi abana banjye uwiga muri gardienne mwishyura 400. Kuba gatatu noneho dore ngiye nabyo abana batatu batoya. Reba inzu mbamo, umugore wanjye ntabwo agomba gukorerwa umusatsi hano, bisaba ko natse imodoka tukajya i Kigali. Herega ibyiza kubibona biravuna. Rero ndimo ndabara nkasanga na banki ngurije bitavamo, aratwaka amaturo n'icyacuma, ahubwo ari hano niba yangurize nanjye ndayakeneye. Ugahita uvuga uti nyamara umugabo yarakubiswe. Mu kanya wajya ahantu ugasanga mu bukwe arimo aratanga inka, mbemereye inka, umuntu yakoma amashyi, nawe ndayikwemereye. Ukibaza uyu muntu urimo gutanga inka gutya. Iyo usubiye inyuma, Satani akwima ubugugu, yarangiza akaguha kwaya. Ibintu ukabipfusha ubusa, ariko agacungana n'amafaranga yawe kugira ngo atazakora ikintu cyakiza umutima, ikintu cyagira icyo gihindura mu nzu y'Imana. Kubw'ibyo muzabibona ko dufite abakristo batanga inka, bagatanga amamiliyoni mu makipe y'umupira w'amaguru, iwabo bari mu nyubako yarababwiye ngo firidi izayubake. Icyo ni ikimenyetso cyo gusubira inyuma. Yaramwandikiye aramubwira ngo winjiye mu gutera urwenya. Amagambo umuntu ntabwo abakibuka ko azaba urubanza. Winjiye mu gutera urwenya no gukina n'abagabo n'abagore badafite kubaha Imana imbere yabo, abagore bafite mu mutwe horoshye ndetse ntibagire n'ihame ribayobora, bakuzirikiye imbere yabo maze umera nk'inyoni yafashwe n'umutego. Umugabo no kumubona mu ikoti, ariko abagore bamugize nk'igipupe. White yaranditse ngo umeze nk'inyoni yamaze kugwa mu mutego. Reka ngire ikintu babwira, iyo usubiye inyuma, wasubiye mu nzoga, wagiye mu bagore, uhinduka nk'inyoni iri mu mutego. Ureba umuntu agashaka ijambo yavuga gukaburaho iryo jambo ryagiye. Muri uyu mugoroba ndasaba Imana ngo ikubyutse, ndasaba Imana ngo itubyutse, dukomeze urugendo. Kuko gukomeza kurambarara ku muhanda abantu bagira ngo turi abagenzi bazima kandi twarapfuye nta kintu bimaze. Komeje aramwandikira aramubwira ngo ibyiyumviro byawe byarapfuye, ntibikibasha kumva iby'umwuka. Iyo barimo kwiga ubuhanuzi, iyo barimo kwiga ubuturo bwera, iyo barimo kwiga gutsindishizwa n'unuku bwo kwizera, iyo barimo kwiga kugaruka kwa Yesu, ujya kumva umuntu arimo aravuga ati ariko mwebwe ibi bintu bano bagabo baba bavuga mwe muba mwumva mubyumva. Cyewe rero singiye kukubeshya, si uko kwirariraho, iri torero narivukiyemo.
ariko singiye kukubeshya, buriya wa mugabo yisararanze imbere, ikintu nkuyemo ni kimwe, ni ikoti yari yambaye. Ese ninaha murabagira? Ibyo ni ibimenyetso byo kugwa. Umutima ukaba ikinya ku buryo utagikorwaho. Korari karirimba indirimbo nk'izi ziririmbwe nziza mwumvishe, umuntu yajya gusaba indirimbo ngo ya indi yaterwaga na wa mumama wagiraga gutyo, ubwo akaba arayisabye. Nuvuga ngo indirimbo 3 zose zirangiye, nta n'ijambo na rimwe yagize gute yakuyemo. Nawe yaramurebye, arangije ababara cyane, aramubwira ngo numvise ntengushywe no kubona ko wakomeje kuba umuntu udafite icyo witayeho. Arangije nawe amwibutsa uko kera yari ameze, aramubwira ngo wigeze kwishimira gukora iby'Imana ishaka. Amen. Kera washimishwaga no kwiga ijambo ry'Imana. Kera wageraga mu materaniro yo gusenga ukazamo ku gihe. Ubuhamya bwawe bwa kera bwaturukaga ku mutima, wabaga wakozweho n'imbaraga ikangura y'urukundo rwa Kristo. Nyamara wabuze urukundo rwawe rwa mbere, no kuzira ku rusengero igihe birananirana, ijambo ry'Imana kurigendana bikananirana, igihe kikagera ikintu cyose cyagushimishaga kigatakara. Uko niko kubihirwa. Nihuta nerekera ku musozo, nawe atarangije agiye gusoza kwandikira uyu mugabo, aramubwira ngo wagiye wemezwa mu mutima ibihe byinshi. Umutima nama wawe wagiye wahuranywa kenshi, wagiye uhura n'ibintu byahuranye umutima wawe byibuze byatuma wihana. Wagiye ugira imigambi myinshi cyane, kandi usezerana amasezerano menshi cyane. Hari igihe wabaga ugiye gukora impanuka, hari igihe wabaga ubona ugiye gupfa cyangwa ugiye kuburara, hari igihe wumvaga umutima nama wakubujije amahoro, hari igihe wabyukaga ugashaka ahazaza hawe ukahabura, hari igihe wajyaga urota ukarota abandi bagiye mu ijuru wasigaye, hari igihe wajyaga wicara ukishakisha mu bantu bazima ukibura, ugasezeranira Imana amasezerano yuko nikurinda uzayikorera, ugasezeranira Imana yuko niramuka iguciriye inzira ukagera mu by'agakiza aho uzaruhuka umutima, uzayibera inkingi mu rusengero. Nawe ahita amwibutsa ibyo bintu, arangije aramubwira ngo nyamara wakomeje kwitinza ntiwasanga Kristo kugira ngo uhabwe ubugingo. Muri uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo kwitinza nicyo kintu kibi. Iyo umenye ko waguye, iyo utinze hasi, igihe kiragera ukazaza uhora wifuza ko n'abandi bagwa ngo bamere nkawe, ukicara uri mu kabari, warangiza ugahita uvuga uti ugiye kuririmba, naririmbaga baze kurusha iyawe sha, ushobora kuzagaruka nawe ukabona turazisangiye. Umuntu wese waguye iyo atinze hasi asigara yifuza ko n'abahagaze bagwa kugira ngo abantu batamureba wenyine. Muri Bibiliya yose nta hantu dufitemo isezerano ryo kutagwa, ntaho. Ariko Imana ishimwe, ubwayo yaravuze ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazagira gute. Kubw'ibyo rero ubaka ubuzima bwawe ku masezerano yo kubyuka. Bwira Imana uti Imana, muri uyu mugoroba ngiki kiganza, mfata ikiganza umpagurutse mu bintu nicayemo, nicaye mu bintu bibi kandi kurimbuka kuri imbere yanjye, nagerageje gukora ibishoboka byose byarananiye, hari imbaraga y'isi irimo kunsika ituma ntabyuka. Mwami Yesu mbyutsa. Niba ufite icyo kintu ku mutima, haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Amen. Witeka, wowe ubyutsa abaguye, wowe ukangura abarambaraye kugira ngo bahaguruke bakomeze urugendo, wowe ubaha imbaraga ugahindura amateka yabo, ugahanagura ku mitima yabo ibintu byababuzaga kugenda, wowe uyobora intambwe zabo n'ibirenge byabo, ndetse mu nzira haboneka amahwa akaba ari wowe ubanzamo. Turakwiyeretse muri uyu mugoroba. Ijambo ryawe ritweretse ko twaguye duhisha ibimenyetso.
ntago tugikunda ijambo ryawe, ntago tukiboneka mu materaniro, ndetse niyo tuyabonetsemo tuyaboneka hatari ku gihe. Ntabwo imitima yacu igikabakabwaho, intege nkeya, ibintu byose bigendanye n'umubiri n'irari na kamere nibyo bintu turimo kumariramo amafaranga n'umwanya, ariko umwanya wawe wo kukwihererana twarawubuze. Muri uyu mugoroba turakwinginze, tugenderere Mwami Uwiteka. Bishoboka ko hari abahagaze hano inzoga zananiye kuzireka, bishoboka ko hari abari mu kigeragezo cy'ubusambanyi, bishoboka ko hari abatanezerewe n'ubuzima barimo kugeza ubwo bamaze kwiyanga bakanga n'abantu, bishoboka ko hari abarimo gutera umugongo iby'agakiza kuko babona iby'urushako byanze. Bishoboka kandi yuko haba harimo umuntu uri aha ngaha umeze nka Balamu urimo kugusha abana bawe mu mitego kuko aboneka hano. Turakwiyeretse kugira ngo uduhindurire amateka, utubabarire ibyaha byacu, udufate mu kiganza. Iyi sabato iba isabato yo kwiyunga nawe. Abana bawe bari hano, abakuze n'abatoya, twishinganishije muri wowe. Mu by'ukuri tugambirira ibyiza kuri wowe, twifuza ko twakwiyubaka ku masezerano yawe, ariko uyu mubiri twambaye, iyi si turimo, ndetse na Satani utwongorera biradukereza. Ndakwinginze twigishe kwihuta kugira ngo tugere ku rugi rw'imbabazi rutarakingwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14